Ndabifuriza amahoro n'umugisha mwebwe mwese abadukurikirana inshuti z'ubuzima n'Imana yabuduhaye mugira amahoro. Ndabashuje nanone mbifuriza imigisha myinshi kubera ko mwahisemo kumva ibyo dukora no kwishimira ubuzima. Ni iby'ingenzi kuri twebwe, biradushimisha, biratunyura. Uko mwaba mungana kose muradushimisha aho muherereye hose. Uyu munsi rero nabateguriye inanasi. Iyo nanasi yacu rero ni inanasi ikoraho ku kibazo cyo mu nda, yoroshya mu nda, ifasha ibintu byinshi cyane. Mwagiye mubyumva ko inanasi ifasha mu guta ibiro byo ku nda. Ubu buryo rero ni uburyo bwiza bwo kuyirya, noneho cyangwa kuyinywa bikagufasha muri icyo kibazo. Urafata inanasi, noneho iby'imbere ntabwo uri bubishyiremo, urifashisha ibishishwa byayo. Ibishishwa by'inanasi ni ikintu gikomeye cyane, ariko ikibabaje cyane abenshi turabijugunya. Ibyo bintu rero byarambabaje cyane, niyo mpamvu nsabye ko buri muntu wese yacyitaho ibyo bishishwa, ukajya ubikoramo icyayi umuntu anywa nimugoroba. Ubigenza gute rero? Urabihata, ugahata ibishishwa byayo neza, ugashyira mu mazi, ugashyiramo karafu. Mu isoko rya Nyabugogo urayibona ku mafaranga make cyane. Iyo mfite kugeza ubu ngubu, kandi nyimaranye igihe kirenze umwaka, nayiguze 3,500. Arangiza rero bimaze gushya byabize neza, ugashyiramo beterave, nayo murayizi ubwiza bwayo mu kugabanya ibinure bibi birya by'umwanda bitwangiriza ubuzima. Ibyo bintu uko ari bitatu iyo biteranirijwe hamwe biroza mu nda, ndetse urabyumva rwose umunsi wabifashe, kuko urara wihagarika, urara ujya kwihagarika inshuro zihagije, ariko n'umwanda wo gusohokamo nibyo kwishimira. Ubwo rero cyayi muryoherwe, natwe cyaraturyoheye. Ibindi byose mwakwifuza ko tubasangiza turahari, ndahari igihe cyose. Nzi ko bifasha abantu, nzi ko bigira akamaro, nzakomeza kubitanga. Mugira amahoro, murakarama n'abanyu bose, mugaterwe n'icyago.